Eyo, n'umuhungu wanyu umuhanzi mukunda benshi Khalfan Shakuru aka Govinda. Kugira ngo berwe ugomba nawe gukurikirana ikiganiro Tsapa Fashion Show. Nanjye nicyo nkurikirana kugira ngo berwe. Hey there, my name is Juan, I'm a stylist and I follow Tsapa Fashion Show. I'm telling this to the fashion lover, this is the best station. You don't even tune your TV because this is the right time you can be seeing nice fashionista. Ikaze mu kiganiro Tsapa Fashion Show aho tubageza amakuru menshi ajyanye n'imyambarire ndetse n'ubuzima bwa buri munsi mugiye kubana nanjye Mihaye umubyeyi icyo akaba ari ikiganiro Tsapa Fashion Show. Duhere rero kuri fashion lifestyle news amakuru menshi ajyanye n'imyambarire ubwo muri ino minsi hari kuba igikombe cy'isi cyitabiriwe n'ibihugu bitandukanye biva ku migabane itandukanye irimo na Afrika aho igihugu cya Nigeria cyakorewe amajersey cyangwa se imipira yo gukinana n'uruganda rwa Nike rukayishyira ku isoko online abantu rero bakaba barayiguze ku buryo budasanzwe aho imipira irenga miliyoni 3 imaze kugurishwa n'urwo ruganda reka tubyumve. Irushanwa ry'igikombe cy'isi kiri kubera mu gihugu cy'Uburusiya muri uyu mwaka cyitabiriwe n'ibihugu byinshi bitandukanye. Muri ibyo bihugu hakabamo n'ibyo muri Afrika bitanu. Ibyo bihugu byo ku mugabane Afrika uko ari byose nubwo byavuyemo, hari ikipe y'igihugu yasize amateka bidatuye nuko yakinnye neza gusa, ahubwo nuko yari yambaye neza byasigaye benshi mu mutwe. Iyo kipe nta yindi ni ikipe y'igihugu ya Nigeria. Imyambaro y'ikipe y'igihugu cya Nigeria mu gikombe cy'isi yakuriye abanyafrika benshi kubera ubwiza bwayo, bitewe n'uburyo yari ikozemo byarenze amabara bigera naho bayitaka amashusho ya Kinyafrika. Mu minsi yashize rero nibwo uruganda rukomeye mu gukora imyambaro ya sport arirwo Nike rwatangaje ko umupira w'ikipe y'igihugu ya Nigeria yakinanye bita jersey mu rurimi rw'amahanga wagurishijwe inshuro zirenga miliyoni 3. Uyu mupira ukaba uhagaze amapawundi angana na 68, ni ukuvuga ngo ni ibihumbi 65 by'amafaranga y'u Rwanda. Nubwo uyu mupira usa n'uhenze ibyabujije abantu kuwugura ari benshi, aho benshi banatonze umurongo hanze y'inyubako ya Nike bayitegereje. Iyi myenda yagaragaye yambaye n'ibyambaye bitandukanye birimo n'abanyanigeria ndetse n'abo mu bindi bihugu. Iyi myenda kandi y'ikipe y'igihugu ya Nigeria yari yambawe nta washidikanya ko ari imyenda myiza kurusha iyindi mu makipe yose yari yitabiriye igikombe cy'isi. Ari makuru tubafitiye nuko muri ino minsi ku rubuga rwa Instagram hakomeje gucicikana amafoto y'umukobwa benshi bavuga ko ari mwiza ndetse anateye neza. Uyu mukobwa rero akaba ari umumodo ugaragara yambaye imyenda itandukanye myiza kandi mubereye. Abenshi rero bakaba batari bazi igihugu akomoka. Twagira rero tubabwire ko uri umukobwa akomoka mu gihugu cy'Ubuganda. Reka twumve byinshi kuri we. Muri iyi minsi ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane Instagram, urubuga rukoreshwa na benshi mu gushyira amafoto atandukanye, hakomeje kugaragara amafoto y'umukobwa bavuga ko afite ubwiza n'imiterere myiza cyangwa se ibyo twita curves. Ahagaragara yambaye imyenda itandukanye, benshi bavuga ko imubereye. Uyu mukobwa rero kugeza ubu akaba ataramenyekana amazina, ariko bikavuga ko yaba akomoka mu gihugu cy'Ubuganda. Kuri ubu uyu mukobwa akaba azwi nk'umumodo w'inzu y'imyenda ya Glitz by Nolu. Gusa kuri ubu hakaba hakomeje gukorwa ubushakashatsi ku mazina ye bwite. Uyu mukobwa ngo akaba afite ubwiza budasanzwe cyane cyane inseko ye bavuga ko ikurura benshi. Dukomeje rero n'andi makuru mu cyumweru gishize hakaba harabaye Collective Rwanda Fashion Week ku nshuro ya 3, akaba ari igitaramo cyitabiriwe n'abadesigners benshi batandukanye bo mu Rwanda bakaba baramurikiye abanyarwanda imideri ya. Iki gitaramo rero kikaba cyaritabiriwe n'abantu benshi baje kureba aho abanyamideri bose
bamuritse imideli muri iki gitaramo cyane ko bari bihurije hamwe babiri bakamurikana imideli bahimbye ibizwi nka collaboration muri Collective Rwanda Fashion Week. Rero hakaba haramuritswe imideli yambarwa mu bihe bitandukanye, twavuga nko mu bukwe ndetse n'ibindi birori. Agashya rero karanze ino Collective Rwanda Fashion Week nuko muberekanye imideli harimo n'abafite ubumuga bwo kutabona. Ikindi nuko hagaragajwe imideli yambarwa mu mirimo itandukanye cyane cyane iy'ubuhinzi. Iki gitaramo rero kikaba cyararanzwe n'ubwitabire bwinshi, ibintu bitari bimenyerewe mu bitaramo nk'ibi byo kumurika imideli. Bigaragara rero yuko abahanga imideli cyangwa se aba designers bamaze gutera imbere muri uyu mwuga, byerekana yuko fashion industry muri rusange ikomeje gutera imbere. Reka rero dukomereze muri Fashion Academy. Ubushize rero twaganiriye ku miringa umugabo yakambara, aho yayambarira kugira ngo ase neza. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubabwira bimwe mu by'ingenzi umukobwa agomba gukurikiza yambara imiringa kugira ngo arusheho gusa neza. Reka tubikurikire. Abakobwa bazwiho kwambara imiringa n'ibindi bijyana nabyo kurusha abahungu. Ibi bikaba biterwa n'uko bagira amahitamo menshi ku miringa kimwe no ku myenda. Ubusanzwe iyo ushaka kugaragara neza ugomba kuba uzi imiringa cyangwa se amabiju wahitamo bitewe n'imyenda wambaye. Uyu munsi muri Tsapa Fashion Show turabwira ibintu 8 by'ingenzi ugomba gukurikiza wambara imiringa. Icyambere ugomba kumenya naho ugiye. Niba ugiye mu kazi no mu zindi gahunda nk'izo, wambara amabiju make ashoboka, aho twavuga nk'amaherena atari manini, isaha, umudari n'impeta bitari byinshi, cyane cyane bisa nka zahabu cyangwa feza. Niba ugiye mu birori byubashye nk'amakwe n'ahandi hagusaba kurimba, aho ugerageza kwambara imidari n'amaherena by'agaciro, isaha n'impeta bigaragara neza ariko kandi bidakabije. Niba utembereye mu minsi isanzwe n'inshuti zawe, aha niho ukwiye kwambara twa dukomo tw'amabara tw'uturabyo, amasaha asanzwe, imidari ikozwe mu masaro n'amaherena akoze mu bintu bitandukanye binogeye amaso. Ku byerekeye impeta, birashoboka kuzivanga kandi unazijyanisha. Ushobora kwambara impeta zose ushaka kandi ukanazivanga, kuko kuri ubu bitakibujijwe. Gusa ukibuka kureba yuko zifite aho zihuriye. Mbere yo kwambara umudari, ugomba kureba uko ijosi ry'umwenda wambaye riteye, bityo ukamenya umudari wo gushyiraho. Kandi ugahitamo ikigaragara cyane hagati y'ibyo wambaye mu ijosi n'amaherena. Bivuze ngo niba wambaye byinshi bigaragara mu ijosi, ukwiye gushyiraho amaherena mato. Naho wahitamo amaherena manini, ibyo mu ijosi bikaba bike cyangwa ukanabyihorera. Guhitamo amaherena ajyanye n'imiterere y'isura yawe bikunze kuba akarusho. Gusa ibi ntibyakubuza kwambara amaherena yawe wakunze, upfa kuyajyanisha n'indi myenda. Impeta z'umurimbo biba byiza kuzambara ku kuboko kw'iburyo, kubera ko ukuboko kw'ibumoso gukunze kugenerwa izifite ibisobanuro nk'imyemerere ndetse n'izigaragaza yuko washatse. Biba byiza kandi kwambara impeta nini ku muntu ufite intoki zinanutse. Burya kandi iyo uhitamo imiringa, ugomba kwita ku ibara ry'uruhu rwawe. Niba wirabura, irinde kwambara imiringa ifite amabara agaragara cyane cyangwa se apika, nk'uko uhitamo amabara y'imyenda ukurikije uruhu rwawe, ni nako bigenda ku miringa. Mwabyumviye rero byinshi umukobwa agomba gukurikiza yambara amabiju kugira ngo ajyanishe n'imyenda yambaye. Ngira ngo rero murabibona yuko nanjye uyu munsi najyanishije. Ibyo rero nababwira yuko nabifashijwemo na Delphine ufite inzu y'imideli ariyo Delphine's House. Delphine rero turamushimira ku ruhare yabigizemo uyu munsi. Reka dukomeze rero na The Interviews, handi tuganira n'aba designers benshi bakatubwira byinshi kuri uwo mwuga. Uyu munsi rero tukaba twaganiriye na Ferouz Chris, akaba ari umudesigner watubwiye byinshi ku mwuga we, ku rugendo rwe ndetse n'aho amaze kugera. Reka dukurikire byinshi. Nkuko mubimenye rero muri interview tukaba tuganira n'aba designers benshi bakatubwira byinshi kuri uwo mwuga. Uyu munsi rero tukaba twasuye umudesigner ubimazemo igihe, akaba ari we Ferouz Chris. Ferouz, amakuru yawe? Amakuru meza. Urabona bigenda? Biracamo kabisa. Rero abanyarwanda benshi baje kumenya gukora no kubigenza muri rusange. Nkora fashion designing na styling. Turadoda, turagurisha, tukanakodesha imyenda yacu. Inspiration yo gushushanya narabyize no mu ishuri, nikiga mu ishuri primaire, wasanga nkunda gushushanya cyane, n'ibintu bimbamo cyane kuva nkiri muto. No muri secondaire nagiye nshushanya, ugasanga wenda abandi bari kwiga ariko njyewe ndimo ndashushanya, ndimo na drawing. Ibintu byantwaye cyane umutima kuva nkiri muto kugeza ubu ngubu.
nabyisanzemo mbese byatangiye muri 2012 ariko mvuga ko ari 2013 kuko nabwo nabitangiye neza cyane ariko nabitangiye muri 2013 nazo kwiga nibwo nabigiyemo no nk'umwuga bijyamo no bi professional nk'umwuga so byatangiye ari igitekerezo kuko kenshi ikintu gitangira ari igitekerezo nabitangiye ari igitekerezo nangira nambika umuntu umwe mwambika amakositimu abiri amafaranga afatika niyo natangira mu capital nangira gukora imyenda yanjye gura akamashini kamwe n'akamashini ka kabiri ntangira umwuga wanjye gutyo capital yanjye twasandi yatangije umwuga wanjye wa fashion designing umwihariko wanjye kenshi nkunda gutsinda cyane ku makositimu uko bigaragara nkunda gukora amakositimu cyane niyo mwihariko wanjye nkunda gukora amakositimu niyo nkunda kwambika abantu cyane amakositimu n'abadamu ari amakoti y'abagore tujya dukora amalongkoti y'abakobwa cyangwa se n'abamama tujya dukora n'abadamu nkora n'amakanzu nambika abantu bose n'amakanzu ndakora n'amashati ndakora ariko cyane cyane umwihariko wanjye n'amakositimu fashion mu Rwanda irimo iragenda itera imbere kuko ngibitangira muri 2014 n'amafaranga yarabiri mafatika amafaranga yarimo ko abantu bataramenyera kwambara kuberwa styling ibintu ngibyo ariko buhoro buhoro bagiye babikunda tujye tubakundisha abantu bagenda babikunda buhoro buhoro navuga ko fashion yo mu Rwanda made in Rwanda izagera ku rwego kugera ku rwego rwa wenda made in Ghana cyangwa made in Senegal gutyo nyine tukazamuka tugatera imbere kuko tutangira n'amafaranga byari birimo ariko ubu ngubu still now turajya mu event itandukanye tukambika amamodi tukabona amafaranga ikindi turajyamamaza tukavugira abantu abanyarwanda nyine batangiye kwiyumvamo imyenda gukunda imyenda no kwambara neza bakunda kubera abanyarwanda n'ingenzi bikenewe ngo Rwanda mu fashion itere imbere cyangwa na mbere cy'ingenzi nuko dusaba inkunga dukeneye inkunga yaba ya Amerika cyangwa se n'umuntu wifashije atera inkunga aba designer kuko n'ubu amamashini dufite n'amamashini asanzwe ariko tugiye nko hanze wenda muri Europe nko muri Amerika bafite mashini ishobora kudoda imyenda 10 ku munsi umwe aho tutafite amashini zisanzwe dukeneye inkunga ko twangira n'uruganda rwacu rwa Made in Rwanda ko tuvuga Made in Rwanda ariko n'abaturage uruganda rufatika rusura imyenda ya Made in Rwanda kabuhariwe n'amalogo yacu afatika ikindi kintu cya kabiri cyatuma fashion izamuka nuko twagenda dukora publicité yacu abanyarwanda bagakunda Made in Rwanda ku giti cyabo kuko abanyarwanda usanga ntibashobora gusohoka akajya hanze muri Paris cyangwa se muri Amerika akajya gushaka umwenda wo kuzambara mu bukwe bwa musaza cyangwa se bwa mushiki wo mu Rwanda kandi mu Rwanda nibo designer bashobora kukwambika neza bakwambika imyenda myiza kandi igezweho ikintu numva nuko abanyarwanda twa proud na Made in Rwanda twese tukayikunda ubwacu kuko na munyamahanga uzava hanze akunde Made in Rwanda umunyarwanda ataremukundisha ikindi nuko twakora campaign ya Made in Rwanda dukora ama show ya fashion nka Kigali Fashion Week na Collective Rwanda n'andi mashoka aba menshi akamenyekana mu gihugu ko urumva Kigali Fashion Week nakozemo hajemo abantu baturutse muri Ethiopia aba designer baturutse muri Amerika baraje barabikunda wow mu Rwanda bamenyera imeze nyingi barishima barabikunda neza bikunze ubwo basuye iwabo bagiye babwira ibitatse u Rwanda n'imyenda itatse u Rwanda barije babikundisha n'abanyamahanga bari hanze ndumva ibyo byacyo gutuma Made in Rwanda izamuka igatera imbere imbogamizi ya mbere duhura nayo twebwe designer nuko ni kuri materials amatisi ntabwo twagira amatisi akwiriye dukeneye ari ku standards zamura cyane Made in Rwanda mu Rwanda dukeneye amatisi arenze ayo dufite amatisi afite quality arenze ayo dufite kuko ari commande ngera njyewe umukiriya mayi nareba commande mayi nkabona design nshaka gukoramo amatisi ntabwo ari mu Rwanda bigasaba ko natumiza hanze kugira ngo aze inaha ugasanga ari imbogamizi nkunda guhura nawe ya materials amatisi ya message natambutse cyangwa se message nagira abagenzi banjye abantu bumva yuko bafite impano ya fashion nuko bayikora ya fashion design nuko babijyamo bakabikora kandi bakabiteza imbere mu Rwanda nta shuri ryo kwiga fashion rihari ariko bafite amahirwe twaba designer twebwe twabashije ibintu online kandi nibyo nize nshobora kubihereza undi muntu so twaba designer turahari umuntu ufite iyo mpano ashobora kuza akatwegera tukamwigisha akagira urwego ageraho nawe agatangiza uyu mwuga ikindi navuga nuko abantu benshi bazi ko designing cyangwa se ibintu bya fashion ngo si mu mafaranga cyangwa amafaranga arimo ariko nababwira yuko birimo amafaranga uko ngiye gitangira nifite kanseri mu mufuka ariko kanseri mu mufuka yarashize ya amafaranga ari kuboneka genda aboneka mbona agaboneka cyane ko tubyifuza ariko mbona y'amafaranga abasha kumbeshaho ya so umuntu rero umva ko afite impano ya fashion namugira inama yuko yabikora kandi akabikora bikunze akabitangira ushobora gutangira ku kantu gatoya ariko amaherezo kakaba kanini natangiye ku mafaranga make nk'uko nayavuze ariko uyu munsi
mbaze kugera ku mafaranga afatika kandi ibintu umuntu nkora abanyarwanda barabikunda kandi barangana uko bwije n'uko bukeye. murabibona rero yuko abadesigners bo mu Rwanda bamaze gutera imbere byakakwiye rero no kudushishikariza nkatwe twese nk'abanyarwanda kugira uruhare mu kubateza imbere. Tugeze rero mu gice cyacu cya Pro Tips ahandi tubigisha byinshi bijyanye n'imyambarire. Uyu munsi rero reka twumve icyo Munyana Joyce yaduteguriye. Ikaze nanone mu kiganiro Tsapa Fashion Show. Mu gice cyacu cya Pro Tips tugiye kurebera hamwe uburyo wahanagura urukweto rwawe rugasa neza kurushaho ruramutse rusa nabi ndetse ukoresheje n'amazi rutacya nk'uko byifuza. Nk'uko mubibona murabona yuko uru rukweto rusa nabi kandi ukoresheje amazi rutacya, ariko wakwibaza ubwo buryo twe tugiye gukoresha kugira ngo ruke kurushaho. Turakoresha Colgate, muraza kureba uburyo ubukoresha kugira ngo urukweto rwawe rubashe gusa neza. Iyo ugiye gukoresha Colgate rero ukenera uburoso. Uramutse ufite uburoso utagikoresha biba byiza ko ari bwo ukoresha kuko ari bwo butoya bwakora hahandi h'umweru ukeneye gukora honyine. Rero tangira usigaho Colgate kuri aho hantu hadasa neza. Iyo umaze gusigaho Colgate yawe ufata uburoso bwawe ukagenda ukoresha nk'uko tubikora ku menyo nk'ubusanzwe. Nk'uko mubibona murareba yuko bikomeza kugenda bisa neza ugereranyije n'uko rwasaga mu kanya. Genda ukenera utuzi duke kugira ngo Colgate itaza kumira ku rukweto. Nk'uko mubibona murabona ko hariho itandukaniro rinini nk'uko urukweto rwasaga nk'uko rumaze gusa ubu ngubu. Uramutse wakoresheje amazi n'isabune ntirwabasha gusa nk'uko mubibona. Ntiyote yuzura. Iyo urangije rero uhanaguza akantu k'umweru kugira ngo ihanagure urufuro rwose muri kubona. Nk'uko mubibona mubona yuko hagiye haba umweru nk'uko tubyifuza. Nizere yuko wabonye itandukaniro ry'urukweto rwawe dufite mu kanya ndetse n'urwo dufite ubu ngubu. Wowe mukobwa ndetse n'umuhungu uri mu rugo ufite urukweto rutajya rucya nk'uko ubyifuza ukoresheje amazi ndetse n'isabune, wabonye yuko Colgate ikora neza urukweto rwawe rugasa nk'uko ubyifuza. Rero nizere yuko Pro Tips uyu munsi mwigiyemo byinshi. Yari njyewe Joyce Munyana, naho butaha. Arakoze mugenzi wacu Munyana Joyce. Nizere yuko abahungu mwabonye uko mwakita ku nkweto zanyu. Ndabibutsa rero yuko uramutse ufite icyifuzo cyangwa se igitekerezo watwandikira kuri nimero zacu za WhatsApp ziri kuri screen yawe. Ndanabibwira yuko ushobora gukurikira ibiganiro byacu byose uko byagiye bitambuka kuri YouTube, aho ujya kuri YouTube ukandika Tsapa Fashion Show ugakora subscribe ukabasha gukurikira ibyo biganiro byose. Ndanabibwira rero yuko ushobora kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Twitter,
Twitter, Instagram ndetse na Facebook. Ni naha rero dusoreje ikiganiro cyacu tunashimira cyane Delphine wadufashije kugira ngo duse neza uyu munsi. Delphine rero akaba afite inzu y'imideli yitwa Delphines iherereye i Nyamirambo aho bita kuri Cosmos. Nawe rero uramutse ushaka kwambara neza wamugana akagufasha. Reka rero nashimire equipe technique iba yafashije gutegura iki kiganiro kugira ngo kibagereho 5 Fabrice Ndayishimiye ndetse na Olivier Umukura ku buhanga bw'ibyuma. Namwe mwese rero mukomeza kudukurikira mudahwema kutwereka yuko turi kumwe. Ndabashimiye cyane. Naha rero dusoreje naho ubutaha.